Yes. Wageze kuri Venu TV, The Way Sport, Spix. Mu bihumbi 2022 Argentine yahaye isi imwe mu nkuru nziza football yigeze kubona nyuma y'imyaka myinshi itegereje yegukanye World Cup. Abafana bararira, abakinnyi bishimira amateka kandi igihugu cyose kirahaguruka. Ariko ubu ikibazo cyahindutse, ese bashobora kongera kubikora mu mateka ya World Cup? Icyo tuzi, kurinda igikombe ntabwo byigeze ibyoroha. Buri gihugu kiba kigishaka, buri mukino uba ukomeye kandi pressure iba yikubye kabiri. Ariko Argentine iracyafite abakinnyi beza, bafite experience, bafite mentality iyo gutsinda. Ariko kandi hari ikibazo, isi yose ubu izi uburyo bakina, kandi amakipe akomeye nk'Ubufaransa, Spain ndetse na Brazil arimo kwitegura kubahagarika. Ikindi gitangaje, muri World Cup ya 2026 izaba irimo amakipe 48, bivuze ko urugendo ruzaba rurerure kurusha mbere, kandi amakosa make ashobora kugutwara byose. Ariko niba hari igihugu kize kwizera inzozi zacyo, ni Argentine kabisa, kandi abafana bayo bafite icyizere kimwe ko amateka ya 2022 ashobora kongera kwisubiramo. Ese bazabigeraho cyangwa World Cup izabona undi mwami mushya? Icyo tuzi ni kimwe, Argentine izinjira muri iri rushanwa ifite igitutu kinini kurusha ibindi bihugu byinshi. Ese wowe urabona Argentine izongera kuba umukandida w'iki gikombe, cyangwa n'ubundi uri kubona hari undi mukandida uri guhabwa amahirwe yuko ashobora kuzegukana iki gikombe cya World Cup yo muri 2026? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Iyi ni Venu TV, The Way Sport, Spix.